umva njyewe yararanguje n'ibihumbi 20 nabyo abinsubize byihuse sharika mutegerereza ahangaha uyu munsi bigomba gukemuka uhora mbeshya njyewe ntago njye nabivamo ibintu by'ibikobwa byigize mana yanjye alo sheri mwana nyine ngiye mutegereje hano kuri kino giti kimeze nk'umwembe tu ugiye ku gasoko aha ahubwo se numva nyine turanahuriranye ngwino nyine mutegereje hano njye hari akantu nshaka ngwino gira vuba nanjye ndashaka guhita ngenda dore urabona n'imvura igiye kuba sawa sawa batukiriho sikugacumana nikubw'imbabazi zawe shangiza imana urabona nyine nta kintu ntayo rero tuba tuvugana kuri fone ukambwira ko nkunda umunsi rero byabaye ngombwa nyine ko mbikubaza amaso ku maso kandi umbwize ukuri numbeshya biraza kuba bibi urankunda cyane ntabwo nkunda ndagukunda sheri ndagukunda kandi urankunda mbyize ndagukunda shagiye ko mba mbona umbeshya sheri ndagukunda nese ko nkunda kuguhamagara uri kuvugira kuri telefone uri kuvugana n'abantu no muri famiye ariko wari uvugana no muri famiye mu gitondo saa moya saa 2 saa 3 nimugoroba uri kuvugana na famiye yewe hari surprise nshaka kugukorera iravamo ibibi cyangwa ibyiza gusa ubyihangane ko njye nyine namenye ko utankunda ubwo uri kumfera umbeshya ibiki n'ibiki genda gukunda okay sawa nta kibazo yoke nyine niba unkunda umuntu witwa Mahumbezi uramuzi umuzi hiki nta bintu birenze sheri nicyo ni wowe aha urankunda ko kanze mpamagara Mahumbezi yego Mahumbe ni pawa muvugana bro hano nyine kuri kaganda nyine k'igitaka ukuntu hano hari igiti cy'umwembe zadiro nyine umaze iminsi mbwira nyine gushaka guca amazimwe ndagira ngo hadusanga ngwino kabisa nyine rekaze wambwiye ko nkunda se wambwiye ko nkunda rekaze ngwino mani ngwino kabisa nagihoze ubu ngubu arahari ngwino ibintu bive mu nzira kabisa oya rekaze nyine nawe n'umwana mwiza arakanayo yakugeneye ushaka kuguha pawa nawe uca inyuma nawe uca inyuma ahubwo ntabwo byumvikana ni wowe okay dore ngo Mahumbezi rero yaje jiwe niko jiwe imyaka ibishize dukundana n'uwa nkore mwana mujye nyine warambwiye ngo uyu mukobwa ngo yagutwariye telefone nyine ibintu bihuza n'ibyanjye nyine nanjye amafaranga ahora ndya yigize akantu nyine karaho utamenye ibyanjye gendagira ngo ibyanjye nawe uyu munsi ubisobanure byose uko byakabaye cyangwa se umbwire njyewe mbyivuge cyangwa uyu ngo yabyivuge njyewe ndumva njyewe nta gisubizo mfite nabyivugiye kari babyivuge ndahari na Mahumbezi arahari nta kintu wavuga ku byawe na Mahumbezi cyangwa se tubwire Mahumbezi abyivuge kandi nabivuga biraza kuba ntacyo navuga navuge njye nuko nzi ko ngukunda kandi ibi ngibi mwakoze ntabwo nari Mahumbe n'ubundi ndabona adashaka kubivuga ngaho ni mu rugo ako se jiwe ubundi so umuntu wambwiye ko nkunda nta wundi muntu ufite ukunda usoka kanya urampindutse koko ese abakobwa basaze aka kanya urampindutse kwera none se jiwe ibuka ibihe byiza twagiranye ntabwo wibuka cya gihe uza kunsura muri gato ntabwo ubyibuka ko ubu aka kanya yerekane n'amafoto nerekane n'amafoto ujya no kumusura muri telefone mbwira ntabwo nzi ko wamuri nayerekane njyewe ntabwo nzi ibyo bintu natabizi uracyagakana no nagusaba n'imbabazi ayerekane nayerekane nuko nzi ko nta mafoto yanjye urashaka ko ayerekana ese nicyo navuga ndi umuyoko afite kuri muri kadi n'ubu ni nawe wayambaye byose bigomba gukemuka yewe ntabwo nzi ko abakobwa b'indyarya baba
waratubabaje amafaranga byonyine Nubwo ari wabura kuri guhamagara Gatusha ngo muhe amafaranga ngo none se reba iyi foto wayibonye nawe uravuga uyireba ko atari wowe ntabwo ari wowe ntabwo ari wowe nyine ntabwo ari ntureke n'andi ni menshi mani widutinze hano vuga icyo ushaka kuvuga twigendere kuko n'ubundi njye ntabwo nzagumana nawe mahumbeze niba muzagumana simbizi ariko munagumana wansubiza ibyanjye byose wajyanye kwanza niyi telefone urayinsubiza nanjye aransubiza ibyanjye n'izi nkweto nakuguriye nazo ndazijyana njyewe iyo naranguje n'ibihumbi 20 nabyo abinsubiza n'aka gakomo uragakuramo amwana wari kubijyana byose se njyewe nta kintu njyana oya ibyawe bimwibariza ukwe ngenda mubaza ibyo namuhaye njye namuhaye imyenda nakuguriye yose ndagenda mu rugo nayo yindi urumva njye namuhaye ibintu byinshi mwana ntabwo yabona ndagenda uyindi ntabwo yabona icyo nyishyuye rwose nese uko ubona byose babinyatse uwabinguriye yarabijyanye inkweto yarazinguriye fone yarayinguriye